uyu munsi aho isi igeze twumva ko umurage mwiza dushobora kuraga abana bacu ari amashuri. Bitewe n'ubukungu n'ibintu bike bihari, twumva ko umurage mwiza twaha abana bacu ari ukwiga bakaminuza. Hamwe na hamwe naho ibintu biri, twumva ko tubihaye abana bacu badafite ubumenyi bakuye mu ishuri bashobora kubicunga nabi. Ese amashuri uko tuyazi niko azahora? Ese uko ari uyu munsi niko yahoze? Isi irahinduka buri munsi, uburezi nabwo burahinduka. Mu minota mike iri imbere ushobora gusanga uburezi bwahindutse bitandukanye n'uko wari ubizi. Uyu munsi hari amashuri aho umuntu ashobora kugenda akijya mu ishuri akiga. Uyu munsi kugira ngo 2030 kuri babiri baza biga mu buryo bwa online, mu buryo butari uburyo bwa gakondo, World Economic Forum. Ejo hazaza umuntu nazaba ategereje ko bamubwira ibyo yiga. Ejo hazaza umuntu azaba ategereje ko bamubwira ibyo yiga, azajya ahitamo ibyo akeneye, ibyo ashaka n'imufitiye akamaro. Ibi ntabwo ari inzozi, byaratangiye. Miliyoni 14 z'abantu ku isi hose bakoresha uburyo bwa Khan Academic buri kwezi. Abantu 100 muri miliyoni bakoresha YouTube mu kwihugura buri cyumweru. Ubu hari uburyo bwitwa AI na ChatGPT ifasha abanyeshuri bazo byose. Uko isiza ibintu birahinduka, uburyo bw'imigire nabwo ubwabwo burahinduka. Abarezi bavuga ko kwiga ku giti cyawe bizagufasha kutaririmba ibyo wabwiwe n'abandi. Ukicara ukiga online, ukiga no mu bundi buryo bwari bwo bwose. Ibi bizagufasha kutaririmba indirimbo wabwiwe n'abandi. Mu myaka mike iri imbere abana bazajya biga binyuze muri VR, nkaho binjiye mu mateka, mu buzima bw'uturemangingo cyangwa mu mibare. Abarimu bazagira icyerekezo. Abarimu baturutse mu bihugu bitandukanye baziga uburyo bwo gukoresha AI. Abarimu batagira umunaniro, batanga inama ku muntu ku giti cye. 65 by'imirimo izaba ikenewe muri 2035 nirabaho ubu. Uyu munsi biradusaba kwigira mu buryo bushya nka Data Technology nk'uko byatanzwe na ripoti mu 2022. Amashuri y'ahazaza azaba ataraho abana bicara, ahubwo binjira mu bumenyi. Amashuri menshi y'ahazaza n'amashuri meza y'ahazaza azigisha iby'ubuzima busaba, gucunga amafaranga, kumvisha abandi ibitekerezo, kubaka ibikorwa bigirira akamaro abantu. Ubu 72% by'abakoresha employers, abakozi, bavuga ko ubumenyi bw'umuntu cyangwa skills z'umuntu ziruta diploma afite. Harubuga nka LinkedIn Skills Report mu 2023 rugaragaza ibi ngibi mu buryo bwiza cyane. Amashuri ntabwo agomba kukwigisha amasomo, ahubwo akwiye kukubaza ikibazo: ushoboye iki? Nicyo ushoboye gukora kugira ngo tukigukore. Ubu si ngombwa kujya ku ishuri ngo wige. Umwana wo mu cyaro cy'Igicumbi ashobora kwiga coding hamwe n'umwana wo muri California, bose kujya kuri Zoom cyangwa kuri YouTube bakwigira hamwe, bakiga bimwe mu buryo bumwe. Uyu munsi muhazaza kwiga n'ibizongera kubogama. Uburyo wiga buzava mu nzu y'ishuri, we platform yawe. UNESCO ivuga ko abanyeshuri barenga 500 miliyoni 500 ku isi biga mu buryo bwa hybrid, iby'umubiri wongeye internet kuva mu 2023. Ishuri ry'ejo rizigisha kwifata, gufata ibyemezo, kubana n'abandi, kugira umutima. Emotional intelligence izaba ingenzi kurusha formula. Ijana by'abayobozi b'inkoramutima ku isi bafite emotional intelligence nyinshi. Abana biga bafatanya kurusha gutsindana. Uburezi si ukwiga gusa, nuko umenya icyo uri cyo, nuko wabana n'abandi. Ese koko diplome zizaramba? Yego, ariko ubushobozi buzatwara ijambo. Abakozi benshi bazajya bahabwa akazi bishingiye ku byo bashoboye kwerekana, portfolio. Si ugukomeza CV, ahubwo no gukora ibigaragara. Application, gukora design bwayo izerekana aho wanyuze. Portfolio izerekana icyo ushoboye uyu munsi. Amashuri y'ejo si ay'amanota, n'ay'ubushobozi, n'ayo gufungura ibitekerezo, gushakisha ibisubizo no kubaka isi nshya. Uyu munsi niba uri umurezi, umubyeyi cyangwa umunyeshuri, ukwiye kumenya uko utwara uburezi bwawe.
cyangwa uko imyigire yawe uyitwara. Uyu munsi ku isi hose, kuva mu misozi ya Himalaya kugeza ku midugudu ya Afurika iyo ari yo yose, abana bajya ku ishuri buri gitondo bambaye amakote, bafite amakayi, bacunga amasaha. Ariko se tuzi neza ko aya mashuri ashobora gukiza umuntu? Ese tuzi ko twinjiye mu gihe amashuri ashobora guhinduka burundu, ntaba akiriho kuko umwana abyuka ajya ku ishuri akagaruka? Hakaba hariho uburyo bushya bwo kwiga online ndetse n'uburyo bwo kwiga ukoresheje AI. Ibi birashoboka ndetse birashoboka cyane. Aya mashuri twiga azatugeza he? Aya mashuri twiga ese koko ni yakeneye muri ubu buzima kugira ngo tube batsinze? Ibi hari abahanga bamwe na bamwe babivuzeho, abashakashatsi, abafilozofi ndetse n'abakire bamwe dufite ku isi, ibi babivuzeho. Amashuri kwiga ni byiza, ariko se uyu munsi umuntu utarize ashobora kuzakoresha umuntu wize mu ishuri ndetse mu buryo bukomeye. Ibuka kumanuka hasi ukanda inzogera, ukore subscribe, ukore share, ukore na